kuko Imana itagihinduka, niko ijambo ryayo ridashobora guhinduka. Imyaka irashira indi ikaza, ibyo tubona tukabibura ejo, ariko Imana ntiyahindi, oya na rimwe igihinduka. Yesu ashimwe rero nshuti z'umusaraba bene data, ndizera ko mwari mwatse ikimenyetso ku munsi w'ejo watambutse. Twari twamaze kubona ko Imana itanga keya, izi gutetesha, izi kuvuga neza. Ni ukuri twagize umugisha ukomeye, sinzi ko ujya ubimenya. Buriya dufite Imana nziza, izi gutetesha, izi kumenya kuvuga, izi kumenya kumva. Imana yacu izi kuvuga, izi no kumva, izi no kwihangana kwinshi. Niyo mpamvu Gideyoni yibwiye ati rero ndagira ngo nakugireho umusha twavuganye n'ubundi ntuve hano ntarakuzanira ituro. Imana ni nziza. No kwa Aburahamu haciye abamarayika, kandi ngo n'Imana yari barimo, ngo barangije arayibwira ati nimureke mbagaburire. Ngarabahata bararya baranywa baraganira. Imana rero nawe ntuyaka ikimenyetso. Nzi ko wari ucyatse akutegereze wihanganye. Aho tugeze rero turebe ikimenyetso Gideyoni yatse. We Gideyoni rero yagiye agiwe, ngeze ku mirongo 19 ibice 6 by'abacamanza. Gideyoni agiwe ngabaga umwana w'intama. Urumva umuntu agiye kubaga, urumva yaranatinze. Ngo yabaza umwana w'intama, ngo ngakora n'udutsima. Ako umuhungu ni umunyembaraga pe. Nyamara nawe uri umunyembaraga. Murebe uyu muhungu ngo yahise agenda ngagiwe abaga umwana w'intama. Ibaze kubaga ihene. Ihene iragora. Ndashaka kubwira ko udashobora kubaga ihene hasi y'isaha. Ntushobora kubaga ihene hasi y'isaha. Sinzi nuko bumeze. Iyi saha niyo nkeya. Kugira ngo ihene uzayikureho uruhu. Uyikureho uruhu, numara kwikuraho uruhu ntibyakujya hasi y'isaha ndetse amasaha 2. Ubwo Imana irakicaye harya bayisize n'ikiri. Urumva itagwa neza. Arangije ingajya no kotsa imitsima. Imitsima udutsima tudasembuye twa F5. Urumva agiye no gukora amandazi. Yajya kujya gushaka ko gufata ifu akakora amandazi cyangwa se akakora imigati akayotsa. Nuko arangije inyama azishyira mu cyibo. Yagiye gushaka n'ibisorori. Aka ni akazi. Ngo umufa awusuka mu rwabya. Ubwo ni mu gisorori. Mana y'imbabazi. Yewe ibintu birantangaje. Ngo abimusangisha munsi igiti cy'umwela aramuhereza. Yego Mana y'imbabazi birantangaje. Ngiye ibingibi birangiye kunezeza ngiye kunkundisha Imana. Sinzi niba nawe hari ikintu bikubwiye. Ngo yumva Imana nongeye kuyikunda. Ngiye kureba iyo filime ndeba Imana irikiye munsi y'igiti, yaje yigenzagenza, ivugana na Gideyoni, batangira Gideyoni avuga ibikomere byiwe, avuga agahinda ke, avuga Imana, avuga ibiki. Bageze ku rwego rero Gideyoni avuga ati ndumva nkeneye kumenya kuri Imana twavuganye. None atigenda ndaguma hano. Nibaza Imana igumye munsi y'igiti, icyo giti cy'umwela, icyo giti wowe se nta giti Imana yagutegererejemo. Nanjye mbona mu by'ukuri hari ahantu Imana yakurindiriye, irakureka urabanza ujya mutwawe. Ariko ndashaka kubwira ngo uko wayisize niko imeze. Ni Imana idahinduka. Wagiye kujya kugira utuntu ukora, ariko Imana yaragutegereje. N'uwo Imana irakurindiriye. Niri jambo wumvise ni ibyawe. Imana yaguhegeye cyo kugira ngo ugende ukora utuntu twose utekereza, ariko wibuke ko Imana ikigutegereje. Ntukagire Imana mwaratandukanye. Imana iracyahari. Araho mwavuganiye. Hane mwavuganiye ni ikiri. Umva nkubwire rero nshuti umusaraba, aho wavuganiye ni Imana. N'ubundi niho wayisanga. Ntigikutegerereje. Uko wahuraga n'Imana, uko wabonanaga nayo, uko mwabigenzaga n'uwo ubizi. Imana iguheremo umugisha rero. Nuko rero ngo abimusangisha munsi y'igiti cy'umwela aramuhereza. Maze marayika umwami Imana aramubwira ati enda iyi nyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare, usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'umwami Imana atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'umwami Imana aramubura, ntiyongera kuboneka imbere ye. Wibuke ko ikintu Gideyoni waza ashaka, yamashaka utumenyetso. Ese buriya ntabwo nk'ikimenyetso ra? Ariko Gideyoni yazanye ibiryo, azana inyama, azana isose, azana imigati, ati no turye. Undi ati kagura ukuntu tubigenza, bishyire ku rutare, abishyiraho, abisukaho. Arangije ngo nibwo rero ngo yatunzeho inkoni, ngo havamo umuriro mu rutare, ngo biragurumana nk'igitambo. Ryari nk'ituro ko Imana yemeye iryo turo. Imana yemeye ibyo bintu azanye. Nibwo buryo Imana irya. Uburyo Imana irya no kwishyira umutima w'inyangamugayo, umutima utunganye,
Imana iravuga ati ndabyemeye. Yaramenyereye kumenya nyine ko batamba. Ibi rero niki bitubwiye? Gideyoni amenya ko ari Uwiteka bavuganye. Aravuga ati ni ishyano Mwami Imana kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Uzi ko bitarangiye? Icyo ni ikibazo kindi yagize. Yahise agira ubwoba ati burya navuganaga n'Imana ntabizi. Uwiteka ahita amubwira ati humura witinya ntupfa. Kankubwire ko mfite umusaraba rero. Uwiteka ajya tubonekera. Uwiteka ajya dusanga, ajya twiyereka. Yaramubwiye ngo humura ntupfa. Ariko mu yandi magambo ibimenyetso yasabaga arabibonye. Gideyoni rero umva icyo namukundiye, reka ho kuba mwite n'intwari. Yari umunyembaraga pe. Yabazo ya hene yabaze, ya mitsima yokeje, yabaza ya sose, mbese ibintu byose rero umuntu abikoraga. Ku 24 rero Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, ahita Yehova Shalom. Kiracyari ku musozi wa Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Wumvise ko yise yubakira Uwiteka icyo bita igicaniro. Ubwo igicaniro unikiri bucyumveho, uracyumvaho iki? Muri make yashyize ikimenyetso aho yavuganiye n'Imana. Ikintu gikomeye buriya twe tugira mu buzima bwacu, tujya dusiba ibimenyetso. Buriya mwese mu nteze amatwi mufite ahantu mwahuriye n'Imana. Ufite ikintu kimwe cyangwa bibiri nawe ubwawe wemeza ko Imana ariyo yagikoze. Nange uvugana namwe, ngewe turi kuvugana nubwo bamwe mutanzi, ariko nko kumbwire ko nanjye mfite ibimenyetso, mfite ibintu navuganye n'Imana mbonera bikoze. Nagombye kubaka igicaniro nanjye. Nagomba igicaniro bivuze mu buryo bwacu kugena gucana igicaniro cy'amasengesho kugira ngo uzajye uhora uvugana n'Imana uyishimire ibyo yakoze. Mbabwiza ukuri ubuzima bwanjye naciyemo ni burebure, ntabwo nabasha kubasobanurira. Ntabwo njya mvuga Imana nayisomye mu makaye no mu bitabo, kandi mumva ko ibyo tuganira nta mafilozofi menshi tuzamo, nta kigiriki tujya gushakamo, nta byongereza tuzanamo n'ibifaransa n'ibyaye, nta teoloji tuzana muri ibi bintu. Ni ubuzima tuganira bw'umukristo wese. Ariko nukuri Uwiteka ajya tubonekera. Ndahamya ko nawe nubwo bugeze mu gihe kigukomereye, ariko hari igihe cyageze uravuga ngo Uwiteka niwe bikoze. Ndagira ngo nkubwire nshuti umusaraba rero mwene data, tuzakomeze ku munsi w'ejo. Ariko Gideyoni urabona ko aravuze ngo Nuko Uwiteka niwe wambonekeye. Wowe nta kintu mu buzima bwawe wibutse, nta gihe wigeze ugira ahantu ugeze mu mayira abiri ntumenye uva n'iyo ujya Uwiteka akubanira. Nta gihe wabayeho mu buzima utazi kiza gukurikira. Nta gihe wabayeho abantu bagutegereje ngo arebe kiza gukubaho. Ariko Gideyoni yubakira Uwiteka igicaniro, avuga ati igicaniro cyanjye cy'Uwiteka ni cya Jehova Shalom, Imana y'amahoro. Yahise avuga ati iyi ni Imana y'amahoro, Imana y'amahoro, Jehova Shalom, Imana y'amahoro, Imana y'amahoro. Aravuga ati ni Imana y'amahoro, arabyanzura. Nawe ndagira ngo wongere ibuke ibihe wabanyemo n'Imana. Usubiza amaso inyuma urebe igihe wabanyemo n'Imana. Tangira ukiri muto. Nyemerera ukore urugendo shuri rw'amateka yawe, usubire inyuma urebe aho uvuka, urebe aho muvukana, urebe aho mwiganye, urebe igihe wagize uhura n'intambara, igihe warwaraga cya gihe urembye uzi kutazabaho, urebe igihe wahuraga n'akagabantu bakamenya bose, hari igihe umuntu ahura n'ibyago n'abandi bakabimenya, urebe ukuntu Imana yagutabaye, urebe aho ugeze uyu munsi. Nurangiza wongere ushime Imana uyibwire ngo Uwiteka ntabwo wantaye turi kumwe. Nurangiza ugirire icyizere, wemerera Imana gukoreshe iminsi usigaje yo kubaho, ushobora kubitangana n'iyo urangije, ariko isigaye yose uyikore mu by'ubutwari. Nshuti y'umusaraba rero, ku munsi w'ejo tuzakomeza turebera hamwe Gideyoni amaze kumenya ko Imana ari Imana, kandi abizi ko mu bibazo ufite icyo kitarimo. Dufite abantu bari ku rwego rwo kuvuga ngo ese ko Uwiteka abaho, ariko Gideyoni urabona ko icyo kibazo kirakemutse. Nawe sinibaza niba uri mu cyo cyiciro cy'abavuga ko Uwiteka atabaho. Burya muzarebe Aburahamu
muzitegeza amateka Aburahamu ntigeze agira ikibazo cyo kumenya niba Uwiteka ari Imana. Aburahamu agize izindi ntege nkeya nk'iz'abantu bose, ariko ntaho wasanga yaravuze ngo ese Uwiteka ni Imana. Oya, bugana ba Dawidi niko baga bameze, bari abanyantege nkeya, ariko ugasanga Uwiteka kuri Uwiteka ari Imana. Nawe rero mu ntege nke ntifuza ko zakubaho tukavuga ngo ese Uwiteka ni Imana koko, nuko Uwiteka ni Imana. Bikubere uko wizeye rero, ejo ntuzacikwe n'ikiganiro gikurikira, turebere hamwe Gideyoni uko byamugendekeye, arayamenye ko Uwiteka ari Imana, yamwiyeretse. Gideyoni nawe wakoze ikimenyetso cy'igicaniro ashyize aho ngaho, na hejo tuzavugana turebe uko byaranye. Kubana n'Imana ni byiza kandi bifite umumaro, iyo yagambiriye kuguha umugisha irabikora, naho hazi intambara nyinshi zikakubuza kugeraho, kuba yarabivuze byonyine irabikora.